bagenda barebere ku bantu bo muri Kenya abantu bo muri Kenya bakoze ni number 1 mugende kwigire mwaturutse muri Kenya mwaturutse ubwege ntituromba barabavuze ngo baraza kuza kutubwira ngo Rwanda ngo ratwanga zingabiri hari imbogo zo mu Rwanda zari zikora mu murenge muri abari abaje kuvuga ngo kira giterane cyo muri Kenya ngo baragiteguye ngo babura abantu buriye n'uburwayi buriye tarwaye bari shushe yagishari buriye kanisa bazitwara shushe yari yuzuye hasi no ariko bazabona iyo atekereza baba habona nibyakuvuga ibintu baragwaye nukuvuga ibintu ukabicurika kugira ngo uhakorera nezego ariko izo urabizi none so bahabwira batagababibona. Hello guys, mumeze mute? Turabashuje mwese aho muherereye. Twabaza mbese mumeze neza, twebwe turamahoro turashima Imana. Twongeye twagarutse kuri kamera zanyu kuri Itabaza Family TV show. Nk'ibisanzwe murabona twaje mu yindi sura nshasha, murabona ukuntu twaje n'abacumba betu n'abayabati cumba ibute babitaye baze ya twongeye twaje tugize iminsi tudakora tugize iminsi tutazanga tugize iminsi tudasuhuza abantu rwose tugize iminsi tutabasuhuza ariko noneho turabashuje mwese aho muherereye abari muri Australia abari muri Amerika abari muri Oceania abantu bari muri Kenya abantu bari iwacu muri Congo mwese turabashuje amahoro y'Imana abandi namwe kandi turabakunda abantu badukurikirana bose abantu badufollowinze kuri YouTube channel yacu Itabaza Family TV show turabasuhuje mukomeze mubikore muri kubikora neza kandi tunabashimira ku bintu byiza muri kudukorera abatanga commentaire abatuwatching Imana ibaheze umugisha mwese. Hanyuma bano bantu turi kumwe reka tutangire babibwire nk'ibisanzwe ariko ntangire ngo ntabwo ari ubwa mbere mubabonye musanzwe mubabona ariko reka hari abantu baba baje kuri iyi channel ari ubwa mbere bataba babimenyereye reka babibwire hanyuma dukomeze. Hariho n'ibibwira abadukurikiye ngaho twafashwe bugwate barakoze cyane ndatekereza ko bakoze neza kutwiyegereza ntabwo turi abashitsi ahangaha turi mu rugo iwacu nubwo tutagaragara cyane ahantu ho tubona tuba turi hari inyuma kuri tekinike nimubona bitagenze neza nuko wenda hari abandi wenda bahaba babikora batabimenyereye ariko ndagira ngo turi abashitsi ku mazina nitwa Sebahunguji ndi umugabo ndubatse mfite abana 3 uyu nguyu ni uwacu n'uwo mwacu murakoze cyane nawe sonabwira nawe murakoze cyane ko duha ikaze kandi nibaza ko ari mu rugo nubwo tudakunze kugaragara cyane ariko uyu munsi twongeye twagarutse. Amazina nitwa Sengabire Etienne abantu benshi bazi ku izina rya Senga kandi riza rinafasha cyane kuko ribyo na mama yageze anyita rikamfasha cyane n'umuntu anyise Senga mpita nibuka mama ako nako ngacishijeho. So murakoze cyane kandi ni karibu kuri Itabaza Family TV show. Ko mbabwiye ni umugabo ndubatse mfite abana 2 ubu niwe ese yagiye muri Bibiliya nizo umufasha cyangwa umufasha Bibiliya ni kwizivuga ariko muri so umufasha umuyobozi ni umuyobozi ntabwo umufasha sanga kinama
kina mama kora iki kandi uyu munsi uratwara gutya ayaye nutubwira gutya ni wowe revera revera reverendi ya barakoze kutwibwira nabe biranjanye n'abatwara nibo batware bacu aba nibo ba bose bazatubwira gutya umunsi bavuze ngo ntituza tuza twamara twicara ariko aba ngaba nibo bakomeye kugira ngo tuze kuri social media nibo baduhanguye urumva ni abantu bakomeye kuri twe uyu munsi badutembereye badusuye baje kureba iparuwasi aho igeze baza rimwe na rimwe nyine iyo babona ikontabirite yahengamye bakaza kuyishyira ku murongo turabashimiye hanyuma mudukurikire mukomeze mukore na bya bindi byose bikenewe subscribe share na comment hanyuma dukomeze tuzamuke dutumbagire ni mwebwe zose ni mwebwe aho turatangira uyu munsi turaganira kukiga niyo guturi imbere ibintu zo mu buzima busanzwe ibisanzwe turatangira gute uyu munsi hari ikintu twashatse ko tuganiraho ku bijyanye n'igiterane cyabaye hejuru muri Kenya special hajya ni special special bazavuga ngo special song ntabwo ni special igiterane cyabaye habaye igiterane cyiza kisipesiyare cyazamuye amarangamutima y'abantu bose uyu munsi twaje kukivugaho mwakibonye gute icyo giterane cy'ejo se mwaba mwarakibonye cyangwa nijoro yakibonye jenyine turama dutangira twakibonye neza cyane kuko jewe ahubwo sinari ko ikibazo kari kabanje kubaho ni nk'amatari ko nibuka amatariki ariko bwira buke kubisigara umuntu akomeza gukurikirana social media kubitego cyo kuri televiziyo kuri YouTube namakubitana na kado ashizeho nane gucya ka video gato yakira abayobozi bahaye binjira uriya mugore nyine batumije Christine Shosho umuhanzi ni cyatumye ntangira gukurikirana birashimisha pe mbona harimo abantu benshi pe noneho umuntu ariko ashimishwa n'ibintu bibi ashimishwaga n'ibirimo kuberamo hariya noneho gasohoka kandi ukabonaga n'abantu ndaheruka bo mu rugo hehe abantu bose bo muri Afurika n'abandi bamwe duturanye n'ahanga basuranye iriya amarangamutima akaza noneho ikindi cyakurikiyemo ibikorwa byahabereye byaradushimishije babereye hariya ba Nairobi kodesha po kabisa watu wa Nairobi mumaze gutera imbere murareba yose iri Nairobi kodesha usanye niko bazavuga Kanairo kabisa bakora ingofero pe bakoze ibintu bikomeye biratangaje abashitsi uyu munsi mutubwira menshi twese ni ukuvuga uko umuntu yagiye abibona tekereza ko mu by'ukuri abantu ba Nairobi bari hejuru cyane buryo umuntu nakurusha ikintu uzukimwubahire twarahabaye ariko hari ibyo baturusha hari n'ibyo twahigiye n'ubu byagiye bidufasha no muri ibi bihugu Nairobi sibo batunze cyane sibo bafite urebye sibo bafite ubukire sibo bafite amafaranga kuruta abandi ni imyumvire iri hejuru bafite buriya umuntu ntaba uw'igitangaza cyangwa ntashimwa kubera kuko yatanze byinshi umuntu ashimwa kubera kuko yatanze ibyo afite ushobora kugira byinshi tubitange cyangwa ushobora kugira byinshi ugatanga bikeya muri bya byinshi ufite ariko uryo ufite bikeya akabitangana n'umutima we wose n'ubwenge bwe bwose n'umwanya we wose akawutanga ibyo ari byo zose uwo muntu mu by'ukuri
bakagombye kubahwa. Ntekereza wabonye ndeba kiriya giterane ni igiterane nabonye jewe canshimishije mu buryo bumwe n'ubundi, cyari kirimo umwuka, cyagaragaraga kuko cyateguwe igihe gitoya ariko cyarateguwe, cyagaragara ko cyateguwe, cyari gipanze neza, protokole wabonaga imeze neza, ubona abashyitsi binjira bayobowe neza kandi abashyitsi bakomeye. Ikindi kintu cyatangaje ni uburyo abantu b'abanyagihugu bari bakirimo bakomeye. Bishatse kuvuga ko mu by'ukuri kominote yacu iri hariya muri Kenya ibanye neza. Kiriya ni ikikwereka ko babanye neza n'abanyagihugu basanze babiyumvamo, babasanga, bababaniye neza. Tekereza nk'impunzi mu gihugu nka kiriya bahamagaye abantu bakomeye kuriya, baritabiriwe kuriya. Zadukoze ahantu kandi bifite icyo bisobanura. Kenya igenda muri uru rugendo turimo rwo kwivanaho. Kenya mu by'ukuri yagiye ifata umwanya wa mbere, yagiye igaragara nk'aho tekereza ko yagiye iza ku mwanya wa mbere mu bushobozi bwabo bafite. Tekereza ko wenda abantu batagiye mu magambo menshi, tekereza kuko abantu bose bakwigira ku ndangagaciro bariya abantu bafite n'ibyo bakoresha, twese tukabyigira. Kiriya giterane kikagera hose, kikagera buri gihugu gituyemo ubwoko bwacu bw'Abanyamulenge. Tekereza ko cyatanga umusaruro mu buryo bumwe n'ubundi bwatuma abantu babona ubufasha bwihutirwa, bufasha bariya abantu bagorewe hariya, basenyewe n'intambara. Mu by'ukuri kiriya kintu cyadukoze ku mutima kandi cyaduhaye icyizere kuko hakiriho abantu b'Abanyamulenge, hakiriho abagwanashaka, hakiriho abantu bakunze ubwoko bumva ikibazo. Bigaragara hariho abadamu bahagurutse, hariho abapapa bahagurutse, hariho abasore bahagurutse, ubona kabisa batagomba gutega amajosi ngo abandi babateme. Tekereza mu by'ukuri isomo nakuyemo kuko bagerageza ibindi bihugu twakagombye kubyigiraho, tukabibaza abayobozi bacu batuyoboye, cyangwa se nabonye cyane ari abapasitori b'ibihugu nibagende bigire kuri bariya, bahamagare bariya bo muri Kenya babaze uko babikoze, bateguye. N'aha dufite abaturanyi tuhamagara natwe babiteguye mu rwego rw'ikanisa, abantu bagahura bagakora kiriya gikorwa cy'ubwitange, bakaba open, bakavuga ibibazo byabo, dukora fundraising. Kugeza akabazo k'amatsiko, ese aba aha nk'urugero rw'aho turi, bazi ibibazo dufite mbese bazi ibibazo dufite. Hari abantu baza begera abantu bahaba turi bakababwira ibibazo dufite, cyangwa baracatinya, bo baritinya, tibaraba open ngo bamenyekanisha ikibazo cyacu nkaha turi. Urabona ko hariya muri Kenya, muri Kenya bari open, Abanyakenya bazi ikibazo cyacu, kandi twashitse Abanyakenya batazi Umunyamulenge, batazi Umunyarwanda. Ariko ubu ngubu Umunyakenya ashobora gusobanura Umunyarwanda, akamenya Umurundi, akamenya Umunyamulenge, akamenya n'Umukongomani uriya barabita ngo nibo Bakongomani. Kubera kuko abantu bagiye babasobanurira ibyo bari bazi nabi, barabimenye. Kandi ibyo byakozwe bande? Abanyamulenge nibo babikoze. Kibaza, ese hano turi impunzi zitemerewe kugaragaza amarangamutima yacu ngo natwe tugaragaze akarengane duhura nako? Ni ukubera iki batakunze kubigaragaza cyane hano? Amasocial media ya hano jewe sinza nyamenya ya hano sindabona ya hano, kunze kureba ariya yo mu bihugu bindi. Ariko nk'hano muri mu Europe sinkunze kubona amasocial media yabo.
ese ni ikihe kibazo cyabaye, ni ukwitinya cyangwa se hari impamvu ituma ahubwo avuga ngo uzayabona ariko ntibaza bavugira ubwoba. jewe nyine nkunze kubona andi masosho media agaragaza akarengane kacu, ariko amasosho media yo muri Europe akenshi Europe niyihe mpamvu ituma batagaragaza akarengane kacu ngo bavuge ko barengana n'umuntu bacumbikiye? Abayobozi bakuru barabizi, ariko bikenewe ko n'abaturage batubona twaraje hano bibaza se twaje gukora iki. Bagomba kumenya akarengane katumye tugera hano, tibikenewe birakenewe, ariko ndibaza ko ibyo ngibyo birasaba nyine imbaraga zitari nke. none se imbaraga ni ugukora, ntabwo imbaraga zoza uwo ceceka, imbaraga zigira. Ntekereza n'ibyo wari ubajije uvuze ko ntekereza ko barabizi ariko abaturage benshi ntibabizi. Bishobora kuba bizwi n'abayobozi bo barabizi, hari abazumva, ariko icyo nshatse kuvuga ibyo ntibihagije. Niyo babyumva hakenewe advocacy, hakenewe ubukangurambaga. Twebwe ba nyiri ikibazo twebwe tugasobanura ikibazo cyacu tukimenyekanisha kikamenyekana. nibyo nari nkubwiye nyine, hakabaho amaorganisation mugatangira wenda urabona kugira ngo message yihute cyane. Tekereza ko iyo babicishije mu buryo bwa religion bw'amakanisa bw'ibiterane, guhamagara abantu mu buryo bumwe n'ubundi. Dufite wenda igiterane ku ikanisa kiriya cyo muri Kenya cyabaye cyo gusengera abantu b'iwacu, ariko icyo giterane kizoba kirimo hakazamo umuntu uvuga amakuru, hagomba kuba bateguyemo umuntu uvuga situation, amakuru y'ibibera hari iwacu, ndetse hariho n'ibimenyetso byahabaye byose bakagaragaza amakuru nyine uko bimeze. Hakaba noneho n'igikorwa cyo gusenga no gufasha wenda no gufasha kugira ngo abantu basane biriya byasenyutse. Tekereza aho ngaho babandi bakeya, wenda nimba mbwiye inshuti yaje uzoze ukamurarika, n'undi akabwira inshuti yiwe tuzohurira hariya, bariya nibo bazogenda batangire bajane amakuru bayabwira babo. Umwe nabwira babiri, urya wabwira babiri, undi abwira batatu, usange bigira. Nuko nguko ntekereza ko iyo jewe niyo nzira mbona nyine hano ni iyihe mpamvu ituma baceceka? Kandi akenshi twaje tugira ngo tuvuga ngo tuzanye ubutumwa, siko bazavuga, kandi n'ubu bwacu ni ubutumwa, ni ukubwira abantu. Hari ukuntu abantu benshi bazi biriya bintu by'iwacu amafuti, bitewe n'uko ubwoko bundi duturanye buravuga cyane, urumva, bukavuga ko aribwo bufite akarengane kandi barenganwa natwe. Noneho twe twashika hano tugasa n'ababyirengagije ngaho ntabihari, kandi bihari bakatumenya amafuti, urumva. ndumva aho ngaho njyewe cyo gusubizaho bukeya kuko wabivuze. Hari ikindi kintu tugifite cyatubayeho kandi n'abayobozi bacu babagwana naco. Hari ukuntu leta yacu isobanura ikibazo cyacu, kandi ni nacyo cyane cyane no muri politiki bazi, nubwo bamwe batangiye kugenda bamenya ukuri. Ariko kuri biterwa natwe ko twisobanura. Nuko nyine abantu bagenda bisobanukirwa, kandi noneho nyine kubera ko isi imaze gutera imbere kuri social media bagenda babona reality. Ariko njyewe cyo nakubwira aho hari ukuntu mbere hari amakuru yari yaraje imbere, noneho nyine ni nk'uko ubu nyine aho guce twoshiramo imbaraga nk'uko wacu yarabivuze, abayobozi bashira imbaraga bo kugenda tuvuguruza ibinyoma. Ariko natwe dufite inshuti hano, sibyo? Natwe turi abantu kandi tugomba kugaragaza buri wese. Ntekereza ko buri wese ni umukangurambaga wo kugira ngo kandi aricyo twavuye nyine mwebwe ko murashaka kubishira mu ruhande rumwe, ko murashaka kubishira mu bayobozi gusa. Ahubwo ibo bashobora kuba baracitse intege kubera amakuru y'ibinyoma babwiye bwa mbere, kugira ngo bagende kubivuguruza. Ayo wagiye kubivuga avuga ati wenda bari aticwa zitamigwa nyine ndavyumva nibyo mpashaka kuba nibyo nababwiye. Hari abantu nka leta yacu
tidukunda hari amakuru bagiye batanga ndetse n'abaturage abenshi baturage batadukunda hari ibyo bagiye bavuga nyine bagaragaza ko aribo barengana noneho twebwe banyiri kurengana akenshi umbona bacecetse hano nta kintu babivuga biraterwa noneho hari n'ibintu ugerageza no gusobanura kuko ngenda guhereza example imwe gutya nari nicaye mu ishuri umunsi wese nibwo niba bishobora kuba twari kumwe n'abandi niba wari urimo nawe rero mbona mwarimu azanye video azanira ya video iyo ngoma bose bafata ngoma urabona hajya muri sinzi ko ari muri ropo harimo abasirikari benshi amamodoka akaza bakabakubita babahinda gutyo bagase bakabahindira iyindi bakabahindira iyindi bakabura iyo berekera arambwira ati numvise amakuru y'iwanyu numva ko bitoroshe uba musobanurira ibi bintu byagenze gute mba musobanurira nyine no mu bumenyi buke n'ururimi nyine umuntu aragenda akocanya ariko ngenda musobanurira ukuntu ibintu ko byifashe ukabona bamwe nyine urumva nyine yarakeneye kera yamenye ko ari iwacu ariko kandi yabonye video ariko nta makuru abifiteho ashobora kuba aya makuru make afite atekereza kuko ari kandi yabonye video ariko kubera kuko atabisobanukiwe yakiriye agumanye yayandi noneho nkibwira tibo bimenye utabasobanurira hakaba n'abandi muganira hari undi twaganiriye arambwira kandi yarayavuye n'umunani mu mahugurwa tuganiriye bukeye yamubwira ngo ikibazo cyacu turakizi barakizi hari abakizi nkabo nko mu rwego rw'abayobozi akenshi twakira abandi baturage basanzwe hano tibo twakira batabizi ariko hari igihe wobwira umuturage uzi ko ari umuturage yarangiza ikibazo cyawe kubera kuko yacumvishe kandi yakigize umutwaro akakigeza ahantu wewe utotekereza wewe utogera ngo ukiyageze hari akandi kantu twabirengagiza umenye urugwiro rw'abanyafurika n'ab'ibino bihugu aho uje kubonera umuntu mu cyaro mukisanzura ukagera aho utangira kumukubitira mvuyaha ibihari iwacu aba ari umuntu wawe kabisa umuntu wawe kabisa social media nashatse kugaragaza urabona abantu benshi bamaze kumenya ururimi sibyo nibashaka bareke kwegera umuntu ariko bagerageze mu rurimi uke bashoboye babivuge kuri social media social media bakoresha ururimi rwa hano biragoye kubera ko urabona cyagiye nimba ari virale yafashwe bari bafashe uvire nimba ari kuri Goma ntabwo ndi kwibuka hari hafashwe babonye ko abantu bakuguma n'ibandi bano bose bagiye kwigaragaza bose bari bagiye kwigaragaza ngaho ibaze noneho nawe bagiye kwigaragaza kandi nawe none se twari kugenda natwe ngo tugiye kwigaragaza none se bari abakongomani hari uruhande barimo ntibopfuka gwacu ngo tugaragaze ko twenda urabona nyine baragiye kwigaragaza tekereza nje ukuntu wenda tutagiye muri discussion wenda ndende ikintu tuvuga ngenda cumbi cya mbere ni ukubanza abantu wenda bakamenya ururimi ikindi abantu bagakoresha n'izi social media social media ubundi niyo ziracyari hasi hano muri n'izihari wenda ziracyavuga ururimi rwacu wenda rw'ikinyamurenge ntizirabasha kuvuga mu ndimi z'aba ngaba bumva ushobora gukoresha ururimi rwa hano wenda yafungura akaba interese yo kumva ariko ntamenye ibyo wenda ariko wenda filamuzire turatekereza wenda kuko abantu nibagenda bamenya ururimi bizagenda zoroha wenda n'abantu bakiri batoya abantu bakabibakangurira n'abandi bakandika bazi ururimi bakandika nyine amateka y'ahari ahantu tekereza ko bizakunda ikindi wenda ntekereza na urubyiruko mu bana babana wenda mu mashuri kubabwira ati iwacu hari intambara gutya na gutya kubabwira amateka makeya icyatumye bahunga tekereza ko icyo kintu ari cyo ikindi wenda abantu bavuga ni uko kimwe twarimo tuvuga abantu nibahaguruke
ni twebwe tugomba kwimenya akimwana kaza imvura ihise cyo zanga byakunda nta handi dutegereje igisubizo ni muri twebwe mu ntege nkeya zacu mu mbaraga zacu tidukeneye ngo Loni zoza kuvuga ikibazo cyacu ntidufitiye impuhwe ntidufitiye n'imbabazi twenyine winaniwe bazavuga ngo arananutse so tekereza kuko twebwe nicyo gituma bavuze ngo ni twebwe twenyine tugomba kwirwana no kwirwanaho mu buryo bwose no gukomeza nyine byose no kurwana ikindi tekereza abantu ni ukumenya ni uguhaguruka uri mu kurara wavuze iki ngiki ejo ndakamaza akakivuguruza nizo ntambara nyine abantu bagomba guhagarara no guceceka hari abari ku muheto hari no mbese no kuri social media tekereza ko icyo kintu rero abantu bakimenya ikindi ni kimwe tuba tuvuga abantu nibagende niba ari Norvege cyangwa se Ubuholandi cyangwa se Ubwongereza buri gihugu cyose nikigende muri ibibazo dufite cyicare gitegura igiterane mpuzagihugu nka kuriya kwa Kenya abantu bose bahurire hamwe hanyuma bafashe abantu baragowe hariya haruguru ntashira hamwe na rimwe internationali yari yabafasha n'umuntu utawo barabona so rero ni twebwe bari abantu baha bareba kandi nta handi ubushobozi buzoba abapasiteri bacu nibareke kuvuga ngo wenda ni ibya politiki kandi ntekereza kuko gufasha umuvandimwe ubundi amakanisa ya kera ya mbere ngo ikanisa ryiza ni irifasha imfubyi n'abapfakazi ntekereza kuko nabyo biri mu nshingano muri sosiyale nabyo ibyo bintu bibamo rero ntibakazafata gufasha abantu bacu ngo bumve ko ari intambara cyangwa se bumve ko bagiye ngo bagiye muri politike ibiki n'ibiki ibyo ngibyo ni imyumvire ishaje abantu ntibahaguruke abapasitori baturangaza imbere bavuge ngo baorganize igikorwa bavuge ngo tugiye gukora igiterane cyo gushima Imana no gufasha iwacu begere bariya muri Kenya babagisha inama mu mitegurire tekereza kuko mu by'ukuri tuzagera ku musaruro ikibazo nuko abantu bari mu kugenda umuntu utamenye iyo ari ugasanga umuntu karakinira impande zose yijiye ntanasohoze kandi nicyo kibazo kandi bisanzwe umuntu agomba gukora icyo yemera ukacyemera kandi ukagikurikira muri uwo murongo ukawukoreramo utawushaka ukawureka kandi ukagaragaza ko utawushigikiye ukagaragaza uruhande urimo cyangwa kutarugaragaza niki bidufashije twebwe abantu ntekereza ko igifashije ni uko ahantu uhagaze ukora ibikorwa bivuye mu mutima wawe atari byo ubundi tukiri mu rwego rwo kugira ngo twereke abantu ngo ko turakora neza ntibikeneye umuntu udashushe kandi utakonje yarangiza akamasara hanze ntagire iyaba ariko akamavuga ngo ni runaka kandi atari bifashije iki bifashije nde ubu ko turakora ngo ari nde utureba ntabwo turi gukora ngo hagire umuntu udushima kandi abantu ba hano utabuze bano bantu ba hano se bagenda barebere ku bantu bo muri Kenya abantu bo muri Kenya bakoze ni number 1 mugende mwaturutse muri Kenya mwaturutse muri batwirwaneho mu mutima mwaradushimishije n'ukuri mwakoze igikorwa twarabirebye twumva ni ibintu mbese byakoze ku mitima y'abantu mugende mukomereza aho ngaho mwakoze neza cyane kandi abandi bose mubi intangarugero ku bandi bose kuvuga ngo ugiye gushigikira iwanyu kandi kandi bavuye inyuma abanyakenya ni abantu bazagira akantu
baza bakora ukabona bitabiriye kandi ikintu bagira tuzubona ko porogaramu yabo ifata iminsi miremire. Ni kenshi umuntu yagiye abona gutyo ukabona urwandiko nyuma y'iminsi 2 uriya perezida wabo ugategeka ahamagaza abantu kubera kuko baza gusaba ibisubizo uko babyumva abantu bo muri kureba abantu ukamenya revo barimo abantu bo muri Kenya barisobanukiwe cyane ibo no kuva kera baza batabarana ibo n'abantu batabarana n'abantu ikibazo kandi bakavuga vuba atavuga ngo n'aba bari muri ibi bihugu bindi nabo ni impunzi aba bose usibye abari muri Kongo nibo badahunze ariko abandi bose guhera hakurya mu Kamanyiro ukazi ukagera ino bose ni nkaho batari mu gihugu. So ni imyumvire abantu bagira imyumvire ireba kure itekereza mandi twigire no ku bandi baturusha ibikorwa kandi baturusha gukora neza. Nitwigira muri uwo murongo bafite tekereza koko tuzogera kure kandi tuzofasha imfubyi n'abapfakazi, tuzofasha hari izo tuzokora muri kiriya gihugu. Tugwane tugahaguruke tugwane mu buryo bwose tuzaharambe ku bantu bo muri Kenya, tugwane mu kuvugira iwacu, tugwane mu misanzu abakanyamye n'abasara kabisa. Hani uzugira ngo wishime bakagucecekesha bakaza bakunosha bakakubwira ngo uceceke ngo ntiwishime, ntawamenya. Ubu ngubu nasanze umuntu wese ngo wakoze amakosa jambo yo kuvuga ngo kwirwanaho nibwo buzima. Ese umuntu yakubwira ngo ngahe ngo ureke kwirwanaho bakwice, ngo reka no kwishimira intsinzi yabaye ngo uceceke ngo we ugasanga biramubaho kandi ntafata aho aboga. Turuzi n'aba bakagara aba bantu twita ngo ni akagara cyangwa se abantu babona ko batumva ibintu by'iwacu. Birashoboka kuko aba bantu bagize ibibazo bamare basa naho tubataye ntitubumva, ariko aba bantu bafite ikibazo gikomeye bisaba ko tubegera tukababwira tukabataza bumva iwabo kumva iwabo ko bahawe. None se wabwira ngo aba bagabo b'abanyamurenge tuvuge nyine ko wari ubivuze bo mu Kagara muri bo bose nta n'umwe wanyazwe utaranyazwe, ahubwo ninde utaratwikiwe cyangwa se mu karere k'iwabo uticiwe urugero manyotaga niwe tubishoboye manyota ise yavuze kuri televiziyo ari ruguru. Ni ikihe kimenyetso kiruta ko iso ari mu ntambara, bari umuntu aba bari mu ntambara, urumva ni ikihe kindi akeneye kandi yabaye muzarema, ni ikihe kimenyetso kindi akeneye. Gusa ikibazo bafite si ukubabwira, ahubwo ni ukumenya indwara barwaye tukabashakira abaganga bashakira indwara irahari. Twavuga ahubwo y'abanza b'amahoro ni bamangama kuko ntibabwira ngo kwifatanya naya kutumva uza kutwica wamaze abantu imisanzu yo gusapotinga abazarema. Tekereza no kutumana kubaye mayimana iswahili bari ku musozi ahahunga kandi kuri support drone yararaga izenguruka kwa uruguru yica abaturage tizoja kumenye mwana niyo hamenya yoza umunsi umwikamera soso uvuga ngo siso barashe kandi byabe ntitwivugishwa ngo bazavuga ngo ni drone y'u Rwanda, bonyine mu mutima barabizi, babivuga ku minwa ariko ku mitima bazi uko kuri nyine bazi. Ese isapfuye kwakurazi twebwe niko twatumubwira kwakurazi drone karasa bazigura ngo
ngo bakubita abo bashinze iyo ntiyobona ko isi yarashwa simwumva ko baguhaye nyine bafite ukuri kandi uko kuri abafurere ngo yikanwa uko kuri bazi nta kindi kintu kirenze ukuri bafite mubasobanurira gusa tugomba kumenya uburwayi bafite tugashakaga n'abaganga bajanye n'uburwayi bafite nicyo gikenewe ariko kugira ngo tubabwire abaganga se babuza kuri barakura hari abandi bazima hari abakeneye kuvugwa izindi hari abakeneye kuvuga nabo bafite uburwayi bihora bakomeze wowe sinzi nta muganga turamenya uzuvura abaganga mwabo oya nimba hari ntituromagana tuzobabona nyine baje kubareba ariko bareba oya ye bariya umuganga gusa n'umwe gusa nuko gusa twirwaneho M23 badushimira hari iwacu akaduhesha amahoro n'iterambere tukaribanga akaduha amahoro noneho tukishima baba bireba tukanezerwa kuko ko bimeze kuri uyu munota tuneze tuba tureba iwacu bongeye bagiye gufata ukwezi kose kugiye gushira ukwezi kurashize tongera kubona drone umuntu asigaye ava akagenda ibirometero 200 akaje gushaka umuntu akawuzana akabona umuntu akarya bari bamaze sinibuka aramavuta amwe ariko mbona bazamuvi bari kuberekana ngo hariho bimwe byari bimaze amezi imyaka hafi 8 bitagera mu madeko hariya mu isoko yari yarafunze ya gatatu bari barayikuye hari abishyira muri santere ngo sauce tomate kuva intambara yabo kubera ko batari bahera ni ukuvuga ngo oye nk'uwo muntu kandi twese turi abanyamurenge tuba ku mbuga z'iwacu tufite na bene wacu umuntu taza yoga amakuru y'ibintu ibyanyabyo barangiza bakamabihindura bakamabihicurika uko batekereje uko bashaka uko bazarendo batekereje ngo bamagendera mu ngo bazarendo ngo niho babashima ngo niho babashima kamacurika ibintu bazi umuntu yakubwira ngo wange mwanya ngo niho bagushima ariko n'aba bazarendo nza nibaza ariko icyizere bazagirira umuntu wanze nyina wawe wahinduye nyina ngo ni umunyarwanda we n'umuntu oye tuza mubwire uko bimeze ese bo icyizere babagirira abangaba oye ese wagiye mureka tukaza duhabwa na episode ziri live aba bose bazabirirwa bavuga ku ma YouTube baramutugana azamara bati none se wari wayoboye ari undi mujenerali ufite amasomo kuvuga ngo ave Bukavu yike uvira ahunga yatanze amafaranga agera mu madolari agera ku bihumbi bingana bamuhagaritse generali bavugaga ngo abakongomani generali uyoboye ijoro ya gatatu muri Kongo ubwenge bugashira agasura kandi agatanga bambaye ibishanyagure badafite n'inkweto ngo baramuhagaritse ngo bukeye bariya ziriya mbogo z'urumogi ziraza ziravuga ngo ntitugushaka hano gasita Umunyarwanda gengi isura ntituyite yarangiza mu gitondo nkamampaka na ngo yabaye unyene tari mu weta sumudisi yicaye tari mu kama ngo ndi byabaye kandi byarabaye niki cyo bikura abandi baraye bavuze ngo bamara bakaza kuza kutubwira ngo u Rwanda ngo ruratwanga zingabiri hari imbogo zo mu Rwanda zari zirikora mu murenge muri bariya baje kuvuga ngo kiriya giterane cyo muri Kenya ngo baragiteguye ngo babura abantu buriya n'uburwayi buriya tarwaye yari yuzuye hasi no ariko hejuru bazabona iyo atekereza baba bahabona nibyakuvuga ibintu bararwaye ni ukuvuga ibintu uzi ukabicurika kugira ngo uhakorera nezerwa ariko ibyo urabizi none se uwo bahambwiriwe ntabwo babibona ntibari kuri social media ashobora kuba atabonye iryo kanisa atazi uko ringana akaba ashaka kugira ngo anezeze wa wundi ahakorera ahubwo bahinduye bariya bazarendo bagenzi babo babahinduye udupfu ibigo ibyo bababwira byose baremera kandi turacyari kuri rya rindi bivuga ngo bari ku irembo ushaka kuba amakarito nibo baratega bari mu kwama bashaka kunezeza abandi ni kwa kundi umuntu azama yigira amayigira imbombere kandi atari ngo anezeze umuntu ugasanga umuntu ntari uwo ari we ntiwumenya ngo agacurama gusa karashaka kunezeza undi muntu ariko we ntanezerewe usanga nyamara
tuzo tubatera amabuye nabo ubwabo batanezerewe kubera ibikorwa bagiyemo bibi bakoreshwa bakicuza kandi batabivuye. Ese muzi icyatumye nza kuri kamera kugira ngo bambone Mibunda Tombe tumuzi ko ari iwacu icyo kintu cyo cyanzanye hano tumugega iwacu hariya ni iwacu tekereza ndi mu ndege tumetangazia Kongolo ko turababwira Gikubu Tombe nugashira ku rukuta rwawe nawe uko turababwira urabyumva gute urabyumva n'ahandi henshi habaye Tombe abantu baba bakengwa bakabura aho bakabura abahasigara kandi bikenewe ko iyo baje kugira abantu basigara mu mahene yo bafashe baba bageze mu Kisangani kwa Gisegiti ariko babuze abantu none ukundi mutaha cyangwa mutureke dutaha twebwe tugende none tutaratekera none ko turabisaba usaba abandi dutahe tugomba gutaha abantu batahe nawe ufite amawazo izireka gufatwa none nero yamifatwa oya buriya burya impamvu bumvaga ngo bayifashe barayifataga kubera abaturage bari bayiri kandi urabona hari abantu baza birengagiza ibintu ni ukuvuga mu gipupu urebye hariya mu gipupu uje uhaze ni mu ndego kandi buriya abasirikari n'amasisiteme zabo sitrategi zabo ntabwo baza kuvuga ngo yoza kubaka kapu hano ngo aze hano muri aka kabari afite rirara ngo hariya n'iki Karinga kuja muri za Karinga bishoboka barazaga bakisokera kandi bari bakeneye ngo bari abaturage baze kumbe abazarezo babashoreye bababwira ati urindukira tumurasa twebwe tugende ntabazarendo bazodo ariko bihorera aho barabazarezo bihorera barakwitwa n'imbeho kabiri kangahe hariya mu kibiri irabereka zagaruka ubwishishiye ni urusoro barutangije baragira tugeze ku musozo niki mwubwira abantu abanyakenya bariya bakoze biriya niki mwubwira abantu bari hirya no hino nabo bakora kugira ngo bakore nk'abanyakenya ngahe tugere ku musozo yanje ndavuga ibintu bitatu cyambere no kubashimira n'intwari icya kabiri abandi tugomba kubigiraho ibindi bihugu bitarabikora ikintu nikiba cyiza abantu bagomba kucigiraho rwose ntikigarukire hariya kiriya kintu abantu bose bacigireho dushima Imana yadukuyeho ariya macumu ya drone hanyuma tunakore tunatange n'ituro ryo gushima icya gatatu abantu bazinge dutahe n'ibyo bintu bitatu murakoze okay naje icyo nokongeraho uwashavuye kubivuga watu wa Kanairo tunashukuru sana kwa kazi yenu mnafanya. Sisi tumeona kabisa nyinyi ni mahasla wa kueleweka. Ruto amewatrend. Sasa hiyo kazi yenye mmefanya jana, hiyo ni mwecheche. Hiyo ni mwecheche kabisa. Tunawapongeza sana. Shukrani sana kwa hiyo kazi ya bidii mnafanya. Turabyishimiye cyane. Mwe batwirwaneho twemera kabisa. Abantu ba Nairobi. Ikindi kandi ubuyobozi bwacu nangaho buzadutekereze natwe nk'icyo giterane cyo gushima. Twishimire abantu dushime ko kuri zero haryamye abana b'abanyamurenge hatakijyamye ziriya nzige. Amen. Nuko murakoze amafuko yavuye mu nyobo. Nuko nguko twese turashimira abantu nabo bazakore ibintu nka biriya kuko biriya bintu bakoze ni byiza. Aba-YouTubers bo muri Nairobi guys mwagize neza, mwabaye intangarugero ku bantu. Ndatekereza ko n'abandi ba-YouTubers bose bo mu bihugu bitandukanye nukuri abayobozi b'amatorero nimba ari abacamane, nimba ari bo bazategura biriya bikorwa, nimba ari abapastori senzamenye nabo bazabikore bategura igiterane, kiriya giterane
cyo gusapotinga iwacu. Kiriya ni igikorwa abantu bose bakagombye kurebera, bariya bagikoze n'abandi nabo muzagitegure mubikore, dukomeze dusapotinga iwacu. Ni ukuri turabafana, tuzakomeza tubafane kubera kiriya gikorwa mwakoze, tuzoza tubawocinga mwese ko musoye, tubarebe, dukore ibisabwa byose. Mwakoze igikorwa cyiza cyane kandi cyadukoze ku mitima aho turi twese. Abantu bose babirebye, sinzi ko umuntu bitashimishije nyine ni umuzarendo, ariko undi muntu wese ufite umutima, nta muntu biriya bintu bitashimishije. Ni ukuri mukomereza aho ngaho kandi ntimugacike intege, turabafana cyane.